Stefani atangiye kwihakana mukobwa Jana. Agnes se wamerewe ate nyuma yo gusura Chris agataha atamubonye? N'urunana. Ariko mana yanjye ushimwe we, aya mahirwe nyagize nte koko? Nayahe mahirwe uvuga se mukobwa Jana? Amahirwe yo kuba mpuye nawe Stefa. Wanshakaga se? Ahubwo se waruzi ko bitari bukunde ko ndara ntakubonye Stefa? Yo, wabona utagiye kuntunguza gusinya amadosiye muri iki gitondo. Ndabizi kwera iminsi ishize tudasinya, nawe ubukumbuye sinyatire. Oya sibyo nawe. None se uracakira iki? Numvaga nkeneye kukubwira iby'ubuzima bwanjye no kukubaza icyo ngomba gukora. Urabizi byose ni wowe nyirabayazana. Nyirabayazana w'ibiki mukobwa Jana? Nagiye kwa muganga kandi muganga yamaze kwemeza ko ntwite. Ejo n'umujyana mu buzima wacu yaje gukurikirana ubuzima bwanjye n'ubwo umwana ntwite. Uravugisha ukuri? Nuko bimeze. Ikibabaje rero nuko nyuma yo kubona ko ntwite na Pascal yamaze kurakara. Ngo nasamye nte kandi narakoreshaga uburyo bwo kuboneza urubyaro. Hanyuma se hari icyo yaketse kuhaba yaraguteye inda? Ibyo byo biracyari amahire. Ntiyari yabitekerezaho. Ntiyari yatekereza ku gihe naba narasamiye yagereranyije n'igihe amaze yarimutse mu buriri kandi nta n'icyo ambaza. None se ubwo uragira ngo bigende bite? Ungira inama. Nakugomba kugira icyo ubikoraho. Uragira ngo mbikoreho iki se nyine? Umenye ko byose ari wowe wabiteye Stefa. Kandi nabaga nshaka kubyanga nawe ukambwira ko nta kizaba. Nta kibazo n'ubundi none se habaye iki? Ngo habaye iki se? Sinkubwiye ko byemerwa ko ntwite. Maze rero mukobwa Jana, ibyo byo gutangira kunshyiraho igitutu rwose nushaka kubyibagirwe. Utiki Stefa? Ariko ibyo mvuze urabyumvise. Urumva? Mbese ubundi niki kimbwira ko utaryamanye n'undi mugabo akaba ari we wo guteye inda none akaba ari ngiye ushaka kuyegekaho? Nuko uhise unyihinduka? Uranyihindutse Stefa? Nyine nsubiza ikibazo nkubajije. Ni iki cyemeza ko iyo nda ari yanjye? Urabizi ariko ko igihe cyose twamaranye turyamana. Icyo gihe cyose sinabanaga na Pascal mu cyumba kandi nta nicyo twakoraga. None dore ndatwite. Nyine nanjye nakubwiye ngo hagati aho ninjye twaryamanaga nta wundi mugabo mwaryamanaga. Ubwo urumva ibyo nabibwirwa n'iki? Uzi n'ikindi Stefa? Ibi bintu ngiye guhita mbishyira ahagaragara kuko ndumva utangiye no kunsuzugura. Kuko nakwemerera rero wahise umfata nk'inda ya ruharwa yicuruza ku muhanda ku buryo nshinya umugabo wanjye n'abagabo igihumbi. Ndabishyira hanze n'ubundi ibiki se ugiye gushyira hanze? Ibikira? Ngiye kuvuga ko inda ari iyawe. Mbibwire buri wese nta kundi. Kandi babimenye ko wamfatiranye kubera ko ndi umukene ukankangisha kwinyirukana ku kazi. Mva ngo mbwire ariko nawe wibigira intambara rwose tucisha make. None itonde ngiye kubitekerezaho turebe icyo gukora. Mama, itaba telefone bari kuguhamagara. Ninde uhamagaye Rope? Ndebera uwo ari we. Ndabona ari Udensian, akira mu bugani. Ato, mwihorere. Kubera iki udashaka kuvugana na Udensian na mama? Ngize n'amahirwe ararekera kuhamagara. Dore ni warongeye. Mwitaba ariko. Mwitaba mubwire ko ndwaye. Allo? Ariko shanye nawe ntabyawe. Ubonye igihe naguhamagara udafata telefone sha. Kuki usigaye uri umwana mubi koko? Maze nakomeje kuguhamagara ngo tujyanirane tugiye ku kazi, ugenda uzimpa. Wagiye hese? Mfite amatsiko ariko yo kumenya uko gahunda zagenze we na Chris sha. Ngwino tujyanirane ugenda uzimpa neza. Allo? Allo? Allo, mbese ntunyumva? Erega ntabwo ari mama muri kuvugana, mama Bria. Mbese? Ni nge Lopez muri kuvugana. Oh, sorry. Mama ari hese? Araryamye. Ego mana. Iki gihe we, ahubwo nari nzi ko yagiye ku kazi. Oya, ntabwo yagiyeyo, mama yarwaye uyu munsi. Oh, mana we, yarwaye atese. Nyine mama yatangiye yumva atameze neza, akagira imbeho. Ubundi atangira kubabara umutwe none ngo arumva afite n'umuriro mwinshi. Mana yanjye. Ubwo se si malaria we? Kuki se atari kujya kwa muganga? Araza kujyayo. Sha, mubwire yihangane ndaza kuza kumusura. Reka sha nyibwirira. None se ubu tuvuge ko amashuri twayarangije? Ubwo se waba wararangije amashuri yisumbuye gusa hanyuma ukavuga ko wize kere? Niyo mpamvu rero tugomba gutekereza nyine uko twakomeza kaminuza. Nuko rero nyine tugomba kubitekerezaho
twese turi kumwe hano. ahubwo se shaho ko njye mbona nta bushobozi ababyeyi banjye bafite ngo bandihire kaminuza kandi na buruse nazo ubwo njye ndarusya ahora. Shangiye papa yambwiye ko azandihira kaminuza. Niba nawe sha naho njye sinzi uko bigomba kugenda pe. Ariko nta kibazo kaminuza itabonetse twajya no kwigira imyuga kere. Cyangwa wamukanye twakigira TVET. Bite se yemwe bako? Ego mani dore mimi. Mumeze mute se? Sha turaho tumeze neza Mimi. Wowe se bite mimi? Sha nanjye ni byiza. Hanyuma rero ndabashaka. Uradushakira iki se? Ni gahunda ya karabu yo munsi y'umunyinya. Yego sha nta nama twayirukaga n'ukuri. Ubwo nyine hari inama yihutirwa yo gutora ubuyobozi bushya. Inama iri ryari se we? Nejo nyuma ya saa sita. Sha iyo nama yari ikenewe n'ukuri pe kandi nge nzaza. Nanjye nari kuzaza ariko ndumva nshobora kuba mfite gahunda. Ubwo nyine mubwire n'urundi rubyiruko ntiruzahabure ariko kere nawe ugomba kuboneka pe. Nge nutaboneka nanjye sinzaza. Nyumvira rupeza ariko maze n'impanga nazo zirasigana nawe ngo uzahabura kerere nataboneka. Mana we anye burya nukumeze mwana wama. Harya uti wafashwe ute ni nyuma cyangwa ni mbere yo kujya gusura Chris? Sha reka nkubwize ukuri cyo nugwaye gute. Ndakumva. Byose byatangiye nyuma yo gukora ikosa ryo kujya gusura Chris. Ayi sha kubanza bakwanduje. Buriya se Chris yabikora we? Tega amatwi se nyine wumve. Ndakumva nye nguteze amatwi rwose. Uribuka ukuntu wangiriye inama yo kwikura mu isoni nkajya kureba Chris mu rugo. Yego nuko nategereje ibyavuyemo ngaheba. Ubwo rero nagiyeyo. Yego Ngezeyo shaho. Nahuriye n'uruva gusenya Budensiya nawe. cyore Sha ubu ndicuza icyanjyanyeyo pe. Sha ngaho mbwira byakugendekeye bite? Ubwo ziko nagarukiye ku muryango Bude nabwo ngaruwe nabi cyane. Ari ndungaruye se shako ari riya wahanyakiriye. Ntatume ninjira no mu nzu ya Chris. Ngo Nabaye ngikomanga ku rugi mbona nkinguriwe na Leya sha. Ko nzengereye nanjye nye. Aba bambiye umuryango da. Akubuza kwinjira mu nzu. Ambuza kwinjira, ambwira nabi, aransuzugura, arantuka, anyitana rumari nkwi, arancyurira, arangira aranyirukana nabi cyane Bude. Bivuze se ko Leya yabasigaye abana na Chris? Nje niko nabibonye. Kuko ko yanyirukanye binyereka ko urugo rwose yamaze kurwigarurira. Mana yanjye we. Ariko ubwo ziko yari yambaye n'umupira wa Chris Shabude. Yewe nta kindi gihamya byararangiye. Leya na Chris ubwo nyine ni pata na rugi. Ubwo se urumva ibyo bidahagije ngo mere ukomeze ukunguka koko Bude. Muvandi ndakumvise. Ariko mana yanjye nk'ubu koko niki cyatumye menyana n'iriya ndyarya ngo ni Leya koko. Nkamwizera nkamwereka umukunzi wanjye. Mbega Leya mbega umugambanyi w'umukobwa. Nyuma y'ibyo niboneye n'amaso yanjye kuko urumva hari kirigaruriro Bude. Mu by'ukuri uretse ko nakomeje kwihagararaho Chris ahagaritse ubukwe bwacu ariko uriya musore yari yarantwaye umutima. Numvaga mukunda urukundo ntabona uko nsobanurira umuntu uwo ari we wese. Simbizi Bude. Nukuri sinzi ko mu buzima bwanjye nzongera gukunda ukundi. Ubu muri iki ku mutima wanjye ugiye guturika kuko Bude. Alo? Muraho Norine mwana wanjye. Muraho nyogoku? Mumeze mute se nyabo? Turaho tumeze neza. N'umugabo wawe araho n'umwana? Bose baraho nyogoku. Yo, ni byiza cyane. Hanyuma se Nori? Ndakumva. Amakuru make nayahe ko nta kindi mutubwira? Kubyerekeranye n'ikizi? Na buriya bukwe. Nyine igihari ni iriya gahunda yo gusaba no gukwa. None
se ko mutatubwira itariki ngo natwe tubwire inshuti n'imiryango twitegure? ariko mwihangane kubamenyesha itariki ibiri hafi cyane pe. Ikindi rero nizere ko uwo mukwe wacu yumvise ubusabe bwacu. Ubuhe busabe se kandi? Uribuka ko twasabye ko nibaza gusaba bagomba kwigaragaza nk'abakire? Ndabyibuka. Izo modoka nziza nizo bagomba kuzazamo. Ikindi bazaze bambaye nka babakire njya mbona baza mu cyari wacu. Aha, ahubwo nyogoko ndumva mwaba muretse mukagenda buhoro mu byo musaba. Kubera iki umbwira icyo wa mwana we? Mu by'ukuri pe, gahunda yo gusaba no gukwira hari kandi rwose yaremejwe. Ariko ngenda abona ibyo byose murimo musaba rwose mwaba mubiretse kuko hashobora kuboneka impinduka. Impinduka ki? Mukecuru wa Karemera ndetse n'umuryango we muri rusange bafite igitekerezo cyo kuzakora gahunda imwe yo gusaba no gukwaha iwacu, hanyuma rero ibindi byose bikazabera inaha ngaha ni wabo. Ngwiki? Barashaka ko byazakorerwa inaha. Uti kinori, urumva byasubizwa inyuma bite kandi umugabo wawe Karemera ubwo ari we wabitwemereye? umva igizayo jyana hirya ibyo bishyimbo vuba vuba ihute se. ngaho re ibishyimbo se bihise by'umwanzi wawe ra. mbega umwuka wabyo mubi we, ariko wimvana imbere wa mukobwa we kuki utumva? ariko mama nawe uzi ukuntu nari nabitetse neza mama. genda hoshi, ahubwo mwese nimumbabarira bari bamaze kubishyira ku masahane yawe ntibabireke mu bimvana imbere, niba hari n'ibindi bisigaye mu bivane mu nzu. ego mana yanjye. ariko se mukobwa ja ubu ugiye kutubuza kwirira rero? ibishyimbo birampumurira nabi rwose, ntimuzongere no kubiteka muri uru rugo. ari we byirengeshwe sha, nabyo twagize amahirwe turabibona none nawe ngo ngwiki. nuko bashaho ni mu nkine ku mubyimba ntimuzi gutwita icyo ari cyo. nimba bikubangamiye se ubundi wabaye wiheje tukarangiza kurya cyangwa ukihangana? ntabwo nshoboye kwihangana mumbabarire, ubu se muragira ngo nduke neza inda koko, kandi nanjye nayo ntashye nisonzeye. nyaha umva muza karame papa. ngaho pfundikira iyo safuriya irimo ibishyimbo yijyane mu cyumba da. ubwo rero ngiye kubisubiza mu nkono. ni ngombwa se ubu biteretse aho ku meza, hanyuma se ko mbona ugiye utariye ko mbona uhaguruka. ngiye kwiryamira ndumva no kurya ntabishaka. umva mbere y'uko ugenda hari icyo ngira ngo tuvuganeho ariko mukobwa ja. ni iki se kandi? mba hari icyo ngira ngo tuvuganeho rwose ku gutwita kwawe. ngaho ko tumaze iminsi tubivuga, nkubwira impamvu nahisemo guhagarika iriya gahunda yo kuboneza urubyaro ngo dukomeze tubone ingoboka. ikindi ubaza ni iki? ibyo gutwita kwawe rero nabitekerejeho. nuko da, ubwo watangiye kuntekerezaho nk'umugore wawe utwite. harya mukobwa ja. karame. hashize igihe kingana iki tutararana mu cyumba kimwe? ariko ubwo ndumva umbajije ubusa. ngo nkubajije ubusa? ubwo se wowe ntubizi amezi 3 arashize. aranarenga, ubare neza rwose. none hanyuma mbere y'uko dufata umwanzuro wo gutandukanya uburiri hari hashize igihe kingana iki ntatera akabariro? ariko ubundi ibyo bibazo byose ubaza ni iby'iki? ndagira ngo bigufashe gutekereza. tekereza, hari ubwo muri icyo gihe cyose kugeza uyu munsi nigeze ndyamana nawe? mukobwa jana ariko urate muri iri hurizo ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa 2 no ku wa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana, nibo rero bashoje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa 4.
itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu. Ni ikiganiro cyari gihagarariwe na Marco niyo nkuru. Amakuru yacu mutabashe gukurikirana kuri radio murayasanga ku rubuga rwacu rwa internet ni bbc.gahuza.com. Mwakoze cyane uhitamo BBC Gahuza Miryango.